bagiye gutanga inkwano urazizi yego bagiye gutanga inka yego iwanyu like I mean saha umva bagukwa inka zingahe bitari ukuntu yizi like Just Sudi atanga inka zingahe usually batanga inka zingahe even families zirumvikana ako nyine uvuze ati okay ngewe bitanye na value yanjye n'ukuntu nizi abantu izi inka zinkwiye kabisa nubona wanagendera n'ubuntu uratubwira gukomana ubuntu ntabwo byakunda bitero ukuntu yizi like 200 okay basi nka 50 yego sa iwanyu bakongeye gushakana n'umuntu runaka kandi umukunda wabikora papa akavuga ati mwana wanjye no mama mwana wanjye no saha ukwibirenze saha hari undi muntu utaruyu hari undi muntu utaruriya cyane ko bijya binabaho man muri famille zo muri Afrika usanga bibaho wakitwara gute muri iyo situation so okay ino question ndumva biba biri personnel okay oya reka nkubwire biterwa na famille biterwa na famille kubera ko ngewe papa cyangwa se mama ambwiye ngo this guy ntago tumwiyumvamwo he's not the one for you nabikora namureka kubera ko I'm very close with my parents turi inshuti cyane noneho papa bimbwiye nako kanya kabisa ntabwo nabirenzaho